mbahaye ikaze kuri IV Scholars. Nk'ibisanzwe rero tuba tubazaniye opportunities, amakuru meza abagezweho kandi yakugira akamaro. So uyu munsi rero niyo mpamvu nifuje kubabwira kuri izi opportunities zasohowe na Catholic University of Rwanda gufatanya na Chancellor International Rwanda. So rero barimo baratanga scholarship cyangwa se bourse ku banyeshuri musoje senior 6 mwifuza kujya kwiga kaminuza ariko mukajyana amasezerano na Chancellor International Rwanda. So rero ngo biteye gute rero mbahaye ikaze kuri IV Scholars. Reka nshimire wowe maze gukora subscribe kandi nawe niyo uri mushyashya cyangwa se ukaba utureba ariko ukaba utarakora subscribe, mwibusa kugira ngo kandi kuri subscribe kugira ngo byibuze natwe ibyo dukora tubone ko bifite akamaro kuri mwebwe. So reka dutangire n'itangazo rya Catholic University of Rwanda. Hejuru handitse ngo announcement, invitation to apply at Catholic University of Rwanda CUR cyangwa CUR under the Chancellor's Income Share Agreement financing in July intake 2025. So nkuko mubyumva rero ni invitation cyangwa se n'ubutumire muri Catholic University of Rwanda kugira ngo mwige kuri bourse hamwe na Chancellor International Rwanda. Announcement, invitation to apply at Catholic University of Rwanda under the Chancellor's Income Share Agreement in July intake 2025. Nkuko mubyumva rero Catholic University of Rwanda irahamagara abantu ku applyinga muri intake ya June to July intake. Batanya bavuga ngo the Catholic University of Rwanda is pleased to announce to the public that in the partnership with Chancellor International is offering student financing through income share agreement. So reka mbanze basobanurire kimwe ku kindi kugira ngo tubyumve neza. Kaminuza ya Catholic University of Rwanda yishimiye kumenyesha abantu bose ko mu mufatanye na Chancellor International Rwanda barimo baratanga financing cyangwa se bourse. Iyo bourse rero ngo iteye gute? Bavuze ngo through income share agreement. Iyo bavuze through income share agreement birumvikana ko income yawe uzajya ubona muzajya muyisharinga. Uzajya yisharinga gute rero? Ni mu buryo muzemeranwaho muri aya masezerano muzasinyana ko bagiye kukwishyurira hanyuma ukazishyura wabonye akazi. Part of income uzajya ubishyura muyivuganaho, hari percent ugomba kwishyura iyo wasoje muri kaminuza ukaba wamaze kubona akazi. So rero kadukomeze n'ibindi hasi. Komeze bavuga ngo for all well motivated and competent Rwandan student who would like to pursue, ku bantu bose cyangwa ku banyarwanda, abanyeshuri b'abanyarwanda bose bifuza gukomeza amasomo yabo muri aya masomo bavuze hasi: bachelor's degree in general nursing muri nursing, bachelor's degree in midwife, advanced diploma in midwife and general nursing, upgrading for bachelor's degree in public health, upgrading for bachelor's in human nutrition, upgrading for bachelor's degree in biomedical laboratory sciences. So rero abantu mushaka kwiga kuri aya masomo bavuzemo hano ushobora ku applyinga iyi income share agreement cyangwa se aya masezerano y'ubufatanye na Chancellor International Rwanda. So hasi bakomeje bavuga ngo note ikitonero that this financial model allows students, ubu buryo bwo kwishyura abanyeshuri bubemerera to study now, kwiga ubu ngubu, and pay later, ukazishyura nyuma when they have graduated and earn an income. So rero usoje ugatangira gukora amafaranga cyangwa kubona akazi kaguhemba. All interested applicants are encouraged to fill the application form available on the link. So ubwo rero urabyumva iyo usoje ugatangira kubona akazi kaguhemba nibwo utangira kwishyura. Iyo utarabona akazi nta pressure bagushyiraho, ubwo ubu nawe bishyura uko wabonye akazi. Ahubwo hano bavuze ngo abantu bose muri interested cyangwa se mubishaka gukora application mwanyura kuri iyi link batanze, ndabashyira muri description ku buryo muri buze kuyibona. Bakomeje bavuga ngo please be aware that the following document will be required from you during the application process, and we strongly encourage you to submit all of them to maximize your chance of getting selected. So urabyumva rero ko izi document zikenewe guhera igihe uzaba uri gukora application kugeza irangiye kugira wongera amahirwe yo kuba waba selected. So bakomeje bavuga ngo the general required document are, izo document rero zo gushyira muri one file nizihe? Nizingizi
bavuze hasi. Document ya mbere rero ni notarized certificate of secondary school cyangwa se diplome yasinyweho na noteri, ngira ngo icyo ngicyo muracyumva. Icya kabiri, having at least grade C in biology and chemistry. Ku bantu mushaka kwiga A0 cyangwa kurangiza mufite bachelors, byibuze mugomba kuba mufite C muri biology na chemistry. Ariko abantu mushaka kurangizanya A1 mugomba kuba mufite byibuze grade D for directory entry. Icya gatatu bavuze ngo having A1 in health related program and A2 certificate for upgrading certificate. Ngira ngo ibyo nabyo murabyumva. Aha kane bavuze ngo CV status certificate of the applicant. Ibyo nabyo murabizi, nimba uri single cyangwa uri married, iki cyangwa mugikura ku irembo nabyo murabizi. Hari iya gatanu iravuga ngo applicant should be below 35 years old. Ugomba kuba uri munsi y'imyaka ingahe? 35. Ibyo nabyo ni ibintu mwumva byumvikana. Gatandatu, credit bureau report CRB by dialing *707#. Ubwo murabyumva rero murakanda *707 urwego musabe CRB report. Iki ni icyerekana yuko nta mwenda uberemo bank. Kuri karindwi aravuga ngo photocopy of national ID of the applicant. Photocopy y'indangamuntu nayo irakenewe. All pre-selected candidate will be informed for the next step not later than 25th June 2025. So abazaba babaye selected bazamenyeshwa bitarenze tariki 25 z'ukwa karindwi 2025. For more information ushaka ubundi bufasha ushobora guhamagara izo nimero kubona kuri screen yawe. Bikorewe i Huye ku itariki 7 z'ukwa karindwi 2025. Byashyizweho umukono na Dr. Laura Naganda, Vice Chancellor of CHUL.